twongere tubahe ikaze bakunzi b'Ingenzi TV. Kid Ishimwe Dieudonné yakatiwe igifungo cy'imyaka 5 akiziritse ku muhoro birangira kawuciye. Urujya n'uruza rw'ibibazo bihora birekereje kuri mwene muntu, iyo bitizanye urabyikururira. Uko byagenda kose bizwi ko mu Rwanda habaho mu nyumvishirije, bikarangizwa nuko nyakamwe ashyizwe mu kaga. Iyo atangajwe ishyanga ashyirwaho izuba rimurasiraho atareba iyo ryasira. Kuranga ubwiza bw'abakobwa b'Abanyarwandakazi bigitangira byarananiranye, bigora minisiteri yari bifite mu nshingano. Nibwo Ishimwe Dieudonné yaje abishyira ku murongo. Umushinga waje kuba kimomo, urakwira uramenyekana ku isi hose, maze ba nyampinga bahatanira kwerekana ubwiza n'uburanga karahava. Bijya gucika bica amarenga. Aha niho hatangiye kuzamo ikibazo ubwo havugwaga ko Kid Ishimwe Dieudonné ukuriye urwego rwerekana ubwiza bw'abakobwa b'Abanyarwandakazi asigaye abacuruza kugira ngo bahabwe amahirwe yo gutsinda. Icyiciro cya mbere havuzwe ko humvikanye ko Kid akorana na Gatabazi Jean Marie Vianney wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ubu ntawe uzi irengero rye. Bamporiki Edouard wari minisitiri muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco, afungiwe ruswa yatse inshuti ye magara Gatera na Robert. Havuzwe kandi Ntihanabayo Samuel alias Kazungu ufite uruganda rwenga inzoga Kamuhanda Runda mu karere ka Kamonyi. Undi ni umuherwe Nzabakirana Edouard. Byarasakaye ko bamwe muri ba bakobwa bahatanira ubwiza bahatirwa kuryamana n'iryo tsinda twavuze haraguru. Ikibazo cyaje kwirengagizwa kugeza naho Ishimwe Dieudonné aje gufatirwa uwari inshuti ye muri ibyo bihe. Yavuzweho ko yasinyishije bamwe na bamwe kugira ngo umushinjure. Isesengura ni iki cyihishe inyuma y'iki gifungo cyahawe Ishimwe Dieudonné? Ninde ushaka uriya mushinga? Kuki bawutwara ari uko afunzwe? Uko hanze aha bivugwa, kuba hariho abashaka kujya muri uriya mushinga bitwaje ingufu bafite mu nzego z'ubuyobozi, bakabaye bawutwara bataremye icyaha, icyasha kibabaza kibyara urwango, kuko byose birangirizwa mu nzira imwe. Ntawuzana ibigega mu isi, kandi iyo ayivuyemo nta mpamba yitwaza. Andi makuru ava ahizeye ngo hari abasabye Ishimwe Dieudonné kurekura kode y'uriya mushinga, nawe aranangira. None icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka kimujyanye imageragere. Abasesengura dosiye ya Dr Kayumba Christophe uko iteye, bakareba n'iya Ishimwe Dieudonné, barasanga zisa neza, gusa zigatandukanira ku kibazo cy'uko dosiye ya Kayumba Christophe we biri muri politiki, naho Ishimwe Dieudonné ni umushinga w'amafaranga. Abubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda baracyafite urugendo rurerure mu gushyiramo imbaraga. Turabashimiye, tubasabye gukomeza gukora subscribe, like, share na comment.